uretse n'umunyamakuru, uretse umunyapolitiki, uretse umuntu wese ukoresha amagambo y'urwango aba akoze icyaha. Nubwo isi itagira ubutabera, umuntu ukoresha ijambo ngo isi ntigira ubutabera, ngira ngo abaje bakerewe barimo Godfather, impamvu navuze ngo isi ntigira ubutabera nuko padiri yambaye masotera muri kiliziya, abatutsi bapfa ari kumwe n'abasirikare b'abafaransa n'abandi bantu, hariya abaturage bapfa baterwa grenade. Isi ntiyabona ko yakoze icyaha, abiteye inda umuntu abyaye kuko yari yahisemo kuba padiri, isi ibona ngo yakoze icyaha. Isi ntigira ubutabera, ariko buri cyiciro cy'abantu, buri hantu aho abantu bari bahitamo gushaka ubutabera kugeza babubonye. Rero abanyamakuru bagaragaye mu gihe mbere ya jenoside, nyuma yaho, kandi mu gihe cya jenoside twari dufite abanyamakuru b'abanyabwenge, dufite abanyapolitiki bize cyane bakoresha imvugo ku buryo umuturage ayumva adashidikanyije. Umucamanza mu rukiko rwa Arusha ku manza z'abanyamakuru yaravuze ngo hatabaye kujijisha, guhishahisha, kwiyoberanya, radiyo RTRM n'abayikoraga ubwo bari muri abo baregwaga bagaragaje bashishikaje mu buryo bweruye kandi bwumvikana neza basaba Abahutu kwica Abatutsi, ari nacyo cyaha baje no guhamywa n'ibindi. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo gushyigikira ubutegetsi, ngo nakuba ngiye mvuga ko nashyigikira RPF, ntabwo nshyigikira umuntu uri muri RPF wakoze ikibi. RPF ifite imirongo yavuze kugenderaho, gukura abaturage mu bukene, ubutabera, ubumwe, bya bindi byose twese tubona. Niba hari umwe muri abo rero ari muri RPF watumye ubumwe bw'Abanyarwanda bupfa, watumye ubutabera budashyikwaho, ntabwo uwo muntu mushyigikira ko mushyigikiye RPF. Oya, ngewe nguma gushyigikira RPF ya mirongo yashyizeho, uwazanye ikizira muri bo, nkajya mbabwira nti iki kirayi kirimo nimutinda kirabuza ibituranyi. Ubwo ndavuga ku bazi uko tubika ibirayi iwacu mu Rwanda. Icyo abavugaga bariya bose ndajya nkubwire ngo hari abanyamakuru bashyigikiye n'ubutegetsi, babana n'ubutegetsi, wenda bumva nta n'icyo bitwaye, ariko bakanga ibikorwa by'abategetsi. Uyu munsi uko u Rwanda rumeze, abana bajya kwiga, twivuza, turyamye, dusigaye dutinyuka, abantu bakarara mu nzu, umuntu akaryama yambaye ubusa. Burya niba abantu bavuga ngo barara bambaye ubusa, ntabwo biteguye kurara bibuka. Ni ikimenyetso ubundi gikomeye, nk'ubu hari ibice bimwe na bimwe muri aka karere umuntu ashobora kuba aheruka kurara atambaye ikoboyi ifunze n'inkweto zirimo rase kera, kuko isaha iyo yose ariruka. Ibyo ubwabyo niba ari uko tumeze mu gihugu, ariko hakaza umutegetsi cyangwa umuyobozi cyangwa imvugo z'umuntu zituma tuza kongera kurara duhangayitse, uwo murwanya nkaho ntitaye ku butegetsi abamo, kuko ni ikizira cyaje ku butegetsi. Bariya abantu rero ntabwo bashyigikiye ubutegetsi, bari bahuje umugambi mubisha wo gutsemba Abatutsi no kubarimbura. Ntabwo ari uko bari bashyigikiye ubutegetsi, kuko niba bashyigikiye ubutegetsi bari bugumane na Agatha yari ahari, PM yemeraga ko abantu badakwiye gupfa. Muri press conference abanyamakuru babazaga ibibazo, n'ubu njya mbibona muri video, yabazaga ibibazo wumva ko biganisha ko asangiye n'abandi bantu umugambi. Ari ugushyigikira ubutegetsi, nawe bari bumushyigikira, yari minisitiri w'intebe. Ntabwo minisitiri w'intebe ari umuntu woroheje, ahubwo bari bashyigikiye umugambi mubisha. So n'uyu munsi umunyamakuru njye mvuga ko akora amakosa mu buryo butatu, cyangwa umuntu wese uri hano uvuga nk'uko namwe mwese mufata ijambo mugatanga ibitekerezo. Nshobora gukora ikosa kubera ko ntafite ubumenyi ku byo navugaga, ariko natanze igitekerezo uko mbyumva, ariko nkakoramo ikosa cyangwa icyaha bitewe n'ubumenyi. Ni nayo mpamvu umucamanza iyo asuzuma icyaha cyangwa umushinjacyaha kurega, basuzuma umugambi, noneho bakaza gusanga warakoze icyaha cyagize n'ingaruka, ariko utari wateguye umugambi. Hari uko amategeko abiteganya, bikoroshya n'igihano. Iryo ni ikosa ryashingiye cyangwa icyaha nakoze ntazi ko ndimo kugikora. Icya kabiri ni igihe ibintu mbizi neza, ariko umuntu akanshuka nkatwarwa n'amarangamutima nkakora icyaha. Icya gatatu ni igihe umuntu ahagara ku maguru ye abiri, abizi neza, ntaho atabishidikanyaho, ari inzobere muri byo, akabigoreka abishaka.
akarema amacakubiri mu bantu, agakoresha imvugo z'urwango. Ntibikabe, ariko ndatanga urugero. Nonaha iyo turimo kuvuga Habyarimana yabyaye abana benshi, ariko izina rikomeza kugaruka n'iryo wavuze ko Isi atigeze akora jenoside, ariyo Habyarimana Jarike. N'ufite ibikorwa arimo gutegura bishobora gutuma abanyarwanda twongera kubura amahoro. None se ntafite abandi yavuze? Niba abandi bibereye mu buzima bwabo ntabwo bitureba, ariko uwahagurutse agashaka ko abanyarwanda tugubwa nabi, tumugwa nabi imbere kugira ngo atabona ubuhumekero akatugwa nabi. So ubwo buryo rero nibwo bukubwira ngo ngewe rero nkafata umugambi ngambiriye, nkafata umuntu nka Habyarimana Jarike nkamuha mikoro yo gupfobya jenoside, gukina ku mubyimba. Nigeze mbona video njya ngo n'ubu ziracyaboneka, muzazirebe, abajya bavuga ko aba bantu batateguye jenoside ngo banayikore mubereke abana babo. Bagosora abajijwe n'umunyamakuru w'Umufaransa, aramubaza ati ariko bavuga ko wateguye jenoside, mu mvugo yavuga ko ari nawe wavuze ko ugiye gutegura imperuka. Arangije aravuga ngo abo Batutsi bavuga ko nabishe bazaze banshinje. Umuntu gukoresha imvugo y'uko abo yishe aribo bagomba kumushinja, iyo ari umuntu uhakana icyaha yari bivuga ngo abambonye banshinje. Ariko yaravuze ngo Abatutsi nishe bazaze banshinje. Nta nubwo uyu muntu arimo guhakana icyaha, arimo arashinyagura abo yishe tena. Izo mvugo rero n'izindi tugomba kuvuga ukuri uko kuteye. Ngenda avuga Bagosora, niba umwana we nta cyaha yakoze ntabwo ndi bumubuze kuvoma ku iriba mvomaho, ntibimbuza ko niduhurira mu isoko tupiganwa tugacuruza, nitujyana ku ishuri abana bacu ntibivuga ko batigana. Ariko mu gihe azicara akavuga ngo umwana wanjye ntari bwicarane n'uwa runaka kubera ko bajya bavuga ko data yakoze jenoside bamubeshyera agatangira kurema ibyaha, ntabwo turi bwumvikane. Ariko ubusanzwe nta kibazo afite, kuko icyaha ni gatozi. Amategeko yacu y'u Rwanda yarabicyenkemuye arabyeza. Ntuzabigore kuzamenye ngo nawe afite andi maramuko ahiga. Ku mbuga nkoranyambaga rero twirinde amakosa ateye ate, nitureke gukora ibyaha biteye bite. Bano bantu nababwiye ntangira batari bakaje, dufite turwana n'abasazi badafite icyo bahomba. Wowe utwaye imodoka nziza ya Range Rover ifite ibirahure bihenda, uciye ku musazi watoraguye ingiga y'itafari cyangwa ikibuye, iyo azamuye ajya gutera usa nk'umwitaza kuko afite icyo ari bukwangirize cy'agaciro. Warimo ariruka ntiyambaye inkweto, yambaye ibirenge, araho arabunga nka roho mbi ataza aho buri bwirigeze. So twirinde rero ko abo bantu badafite icyo bahomba bakoresha imvugo z'urwango no gupfobya abantu no kurobanura abantu no kurema amacakubiri, nk'aba bandi bajya bavuga ngo ngewe ndi interahamwe, akaza akavuga ati genda umuhutu mubimenye ko ndi umuhutu kandi nzarwanya Abatutsi kugeza mpfuye. Ntuzakora ikosa rivuga ngo nanjye nzarwanya Abahutu, kuko Abahutu bose ntabwo ari ikibazo. Uyu munsi dufite abantu bamwe bavuga bati nk'uyu mudamu watanze ubuhamya, hari abamuhishe umunsi urarenga ibibiri kugeza inkotanyi zimanutse zimugeraho. Uwo muhutu wahishuye umuntu, bene wabo bose bakaramye barya impinja batagira icyo basiga inyuma. Njye mbona umuntu ufite umuzimu cyangwa uwatewe no gukora jenoside barasa. Twabonye abantu mu mayaga barya imitima y'abantu, wazarendo zirimo zirarya imitima y'abantu. Birasa neza ugira ngo se na nyina n'umwe n'umuntu n'umwe ni copy paste bapesting, kubera ko barakora igikorwa gisa. Rero twirinde ko abakoresha amagambo y'urwango abiba amacakubiri yibasira abantu. Twe ntitwibasira abantu, tubwiza abantu ukuri, tubereke ibyabaye, tubabwize ukuri. Udafite icyaha twe kumugereka ku cy'inkomoko, ariko ugifite ntidutume yidegembya ngo arenze akaguru ku kandi, ngo amwe kavuga ngo ubwo internet ya hano Trump yishyura kuri make, cyangwa tuma nyibona kurusha Scovia wagiye Nyamagabe pfo aho network itafashe ngo anyifatire ku gahanga rirenge. Wowe wicaye ufite internet ngo umwemerere, nawe ngo aze kugukubirana kuko ari amasaha yo kuryama, ngewe ari kumanywa ngo nanjye mwemerere. Nicyo cyonyine tuzirinde gukora icyaha, macakubiri, kwibasira abantu badafite icyo batwaye, kutarimo ubunyarwanda. Wakoze nyakubahwa Honorable Tito yavuze ngo iki gihugu ni icyacu twese, twese habe n'abandi bakoze jenoside. Uwakoze icyaha aza kiryozwe. Ndasoreza ku nkuru
z'abantu bava muri Kongo uyu munsi batahuka abanyarwanda buri munsi dukora inkuru zabo baza bwa mbere baza sinigeze mbyitaho basaga nabi bari bafite umwanda bafite abana barwaye bwaki byari bibi cyane sinakoresha ijambo ngo abantu ntago sinzi niba abantu nakoresha guhumura cyangwa irindi jambo ariko basaga nabi ku buryo mvaga bafite umwanda uhagije bariya abantu baraje haza abagore n'abana aho usanga haje abagore 40 n'abana 150 none nkatangira gukora imibare ngo umugore umwe afite abana bangahe basi ukabona harimo umusaza wa wundi ushaje uretse no kurasa no kuvuza induru nta kibishoboye umugabo urimo muto ukabona ufite ikibando ucumbagira wamugaye cyangwa ufite ubundi busembwa none nk'abaza abana bavutse kuri bande base ni FDLR bari mu misozi barakiruka bararwana cyangwa abandi baguye aho ku gasi hose ariko nayo ku kintu ngo nubwo ari abagome ntibazi no guha abana babo ibyiza babana n'abana bo muri ayo mashyamba bagapfa nabi ariko ababayoboye abana babo babipari iburusera abandi bari Washington bagakomeza babwira bati muze tuzakuraho u Rwanda tuzakuraho abanyarwanda cya bintu byose bababwira abo bafashe mikoro barimo kubavugira nta numwe uri mu ishyamba unyagirwa abana babo baririya n'abagore babo niyo yagwa ko wenda barahunga icyaha ariko abana be bazaba bameze neza nibo barimo kutwataka hano nibo barimo kutwandikira nibo bafite internet yihuta nibo ariko ntituzagwe mutego w'ibyaha byabo ngira ngo nari ngerageje gusubiza gukunda ubutegetsi no gushyigikira umugambi mubisha ubutegetsi bwaba bufite ubwo ari bwo bwose gushyigikira umugambi mubisha ubutegetsi bufite bitandukanye no gukunda ubutegetsi kandi umunyamakuru ntibimukuraho gukunda ubutegetsi iyo bukora neza agakora inkuru ze akazibona ariko nanone kuvuga ibyo ubuyobozi butakoze neza kandi bibangamira bwa bumwe bw'abanyarwanda bibangamira ubukungu n'ubuzima ntabwo bivuze kurwanya ubutegetsi bivuze kurimo kwanga kuko najya mvuga ngo hari ukuntu wajya uvuga ngo ningera mu rugo papa kahantanga aranyica papa wanjye nta muntu wigeze yica ariko nabo ni papa yanyica ako kantu ko kuvuga ngo papa yanyica katumaga ngerageza kugira ibyo nshyira ku murongo nano rero n'abayobozi iyo bakora bavuga ngo amategeko arandeba abanyoboye barandeba unyoboye niba we ari ahandi atabireba abanyamakuru barandeba umuturage arandeba ukoresha internet arandeba bituma ahora ashaka kunoza ibintu nubwo waba utari bumuhitane nk'uko twavuga ngo iwacu baranyica ariko iwacu ntawe bishe ngiye ntekereza ko abantu bari hano bose ntawe utarakoresha ngo iwacu baranyica ndabashimiye MC Queen Queen Rari hari ikindi kibazo tike yabajije ndibaza byose byashojwe hari kimwe yabajije honorable yabajije akamanza niba ukibuka bati dusubiriramo reka nsubiremo mbwira honorable tike yabajije ngo honorable yakomoje ku gitabo akina audio ubwo ni audio book igitabo cya Romeo Dallaire yanditse haraho Romeo Dallaire avuga ko yandikiye His Excellency Afande Pique amubwira ko ngo niba byabananiye gutabara abaturage cyangwa guhagarika se mbaho ubufasha nohereza abasirikare barapiye mufatanye se agira ngo naho musaba ngo bafatanye n'abahabyarimana kuri nge amusubiri ntabwo bishatse gusubiriza ubwo nuko abasirikare babyamanira batemeraga ko bari gukora genocide bari kwica abatutsi abati mbafashe basi guhagarika abo bari kwica simbizi ubwo sinshaka kumusubiriza wenda ikibazo cya tike cyagiraga kiti ese byarashobokaga koko wenda akabaza honorable nkamwe mwari mu buyobozi mu nzego zo hejuru za RPF na RPA byarashobokaga ko ibyo bintu Afande His Excellency yasabaga Romeo Dallaire byarashobokaga ko Afande Pique yari inkotanyi za RPA inkotanyi cyangwa abasirikare ba RPA bari gufatanya n'umwanzi abasirikare ba Habyarimana guhagarika genocide ngo iki kintu yarasabye mwe mwumvaga gishoboka numvaga ari cyo kibazo niba nibuka n'abandi basunganira umwanya no wa honorable Mzee Tito uriya tu genocide itangiye nyine abantu tasabaga minu ariko ihagarika ifasha igahagarika genocide bakavuga ko batabishoboye noneho na iriya leta uko Habyarimana akavuga ngo genocide ntibashoboye kuyihagarika kuko iba hirya kandi turimo turwana ngo
ni umwanya wo kwihagarika. Twabwiye ntacyo bitwaye, niba mutabishoboye nibura se nimwandike mushyire itangazo muvuga muti jenoside nihagarare, twebwe abasirikare b'u Rwanda turayihagaritse, bakabyanga ntibabikore. Nibwo rero Derere yazaga kumubwira undi, amubwira ati rero niba bumva bavuga ko ntuza, bumva badashaka bumva batabasha kuyihagarika, reka nibatureke tuze tuyihagarike, cyangwa se reka tuze tubafashe tuyihagarike. Ibyo rero buriya biranashoboka, kuko n'ubwo twayihagaritse barimo barwana turwana nabo twarihagaritse, iyo batufasha yanahagaritse. Gusa bo nuko bashakaga n'icyo bifashishaga, nabo ubundi nabo bari barimo inyuma, bajya inyuma bakajya kwica, bakajya gufasha abaturage kwicaho byananiranye nka bariya za Bisesero n'ahandi. Babonaga ko abantu bageze resistance, bahamagara abasirikare bakaza bakafasha, n'abasirikare nabo bakagenda bica hirya no hino. Ariko ibyo ni uko twajyaga tubonana nabo, noneho bakavuga ibyo ngibyo, ngo urumva ngo hari intambara, ngo niba ari ibyo ni mubivuge ko ihagaze byo byonyine. Noneho Tarere niyo yaje kumureba, nibwo yamubwiraga ati niba mutayihagaritse rero reka tuze tugufashe bihagarike, cyangwa se abasirikare b'u Rwanda niba bavuga ko bose bumva batari bakora jenoside, niba bumva ngo ntibabashije kuko biri hirya no hino, reka tuze tubafashe tuyihagarike. Urumva rero kuko bari barimo bayikora ntabwo bajyaga kubikunda, ko bananze se ko bananze nuko babivuga kuri radiyo ngo ihagarare, ko babyanze. Ariyo icyo wibaza guti mbese ubwo birashoboka ko bajya hamwe mugakorana? Buriya tumaze guhagarika jenoside hari abasirikare 1500 babo n'abaofisiye yabo n'abandi baricaye, baraza binjira muri RPF, baza n'amatitre yabo, baba general, baba koloneli n'abandi, ndetse n'imirimo bari bashinzwe, binjira mu gisirikare bafatanya na RPF. Na burya nyuma yaho hari benshi bagiye baza, mbese baza bavuye hakurya, baza iyo bazaga bakabaza uwumva agashaka ari mutoya kujya mu mashuri akajya mu mashuri, ushatse kujya mu gisirikare akajya mu gisirikare. Mu gisirikare bafite organisation yayo uko imeze buriya, nk'uko twabakiriye muri icyo gihe cyose, kuko barimo baraje ugasanga ndetse niba minisitiri yabayewe cyangwa umukuru w'abasirikare, ariko n'abandi wenda umujenerali ushinzwe ibigize cye, ugasanga iyo mirimo bagiye bayifite. Kuko kwinjira muri iki gihugu, icya mbere objectif ya mbere twari dufite no kuvuga ko tugomba gufatanya n'abanyarwanda, tugomba kujya hamwe tukumvikana n'abanyarwanda. Buriya rero ntabwo wumvikana ngo ukorane cyangwa wumvikane n'uwo mwari muri hamwe, muba musanzwe mwumvikana. Uwo mwumvikana mugakorana ni wa wundi mwari muhanganye, ni wo nguwo. Buriya nicyo twagiye dukora, ariko basirikare ari no kuba banyapolitike. Ntabwo wategereza ngo njyewe ngo nzumvikana nabo twumvikana, uwo muba mwumvikana nyine. Nk'uko ngira ngo Scoville yarabisubiyemo, nk'uko u Rwanda ari urwacu twese, ari urw'iyo nterahamwe, ari urw'undi twese tugomba kuruturamo tukarwanamo, ariko tugashyiraho uko turubanamo, akaba aribyo twumvikanamo. Nyamara ibyo byagiye biba, abanyarwanda batoranya gukorera ubumwe no kwiyunga, bagenda aribyo batoranya. Kugira ngo
Scovia yaramaze no kwivuga ati buriya abantu ba rescapé nibo batanze byinshi kuko ni nabo batanze byinshi kuko batanze imbabazi abazisabaga abakoze ibyaha bazisabye nimbarwa ntabwo ari ne benshi cyane ariko abandi bateye intambwe kuko bumvaga bashaka ko iki gihe cyubakwa iki gihugu cyubakwa ubumwe bw'abanyarwanda bukaboneka abantu igihugu tugatangira tukacyubaka kigatera imbere urumva bateye iyo ntambwe nini kandi nibo bari bafite icyo batanga abandi ntacyo bari bafite cyo gutanga batera intambwe bo batanga imbabazi kandi abandi wenda batazana zibasabye ariko babikorera ko bumvaga iki gihugu tugomba kucyubaka n'ibyo byo kuvuga ngo mbese mwajya kujya hamwe rwose ubwo se nyuma ko twabazanye bakajyamo ndetse n'igihe twarwanaga muri Kongo ko abari baravuye aho ngaho hakurya bari baraje bakajya mu basirikare bari bafatanyaga n'abandi kurwana muri Kongo n'ahandi cyangwa n'ubu ngaho turi hose ko ariko bameze iyo waje ugahabwa umurongo mwiza uri umusirikare ukabona abayobozi beza urakurikira abasirikare ndetse bagira discipline no muri politiki nuko iyo mufite umurongo mwiza mwumvikanye noneho mugakora mukurikije ukuri ibintu bijya ku murongo mugakora ni nacyo bituma mureba u Rwanda rugenda rutera intambwe imbere ntabwo ari uko ari abantu gusa bavuye hanze nuko ari abanyarwanda bari mu Rwanda ari abarescape ari n'abandi bari ku ruhande rwicanaga bicaye abantu tugafatanya tukubaka ubumwe bwacu ariko muko kubaka ubumwe ariko twubaka amajyambere y'iki gihugu cyacu ariko twubaka ubukungu bwacyo ariko twubaka governance yacyo ubu ngubu tukaba isi yose iza kutureberaho ibyo dukora murakoze honorable ngira ngo twari twakurikije uko abantu bagiye baza hagiye gukurikiraho umwiru then Godfather umwiru niba ari ikibazo cyangwa ari inputs nyuma yawe harakurikiraho Godfather nyuma Godfather ngira ngo ni Dr. Grace then Mushaija umwiru isiyotani murakoze mbanje kubashimira ngira ngo muranyumva neza urakumva okay njyewe ndabaza ku ruhare rw'urubyiruko rw'abanyarwanda cyane cyane bano dusanzwe duhurira hano ku mbuga nkoranyambaga dufatanya muri byinshi cyangwa se dufashanya byinshi ariko turacyakeneye first of all dukeneye support uyu munsi ikibazo cya mbere njye mfite ni ikibazo mwahereye kuri Kajuga ndumva ari we honorable yabanje gusobanura tujya kuri batanu ikibazo cya gatatu twagiye tubazwa kenshi twanagisobanura ariko abantu bagasa nk'ababyinnye amatwi nk'uko bisanzwe ikibazo cy'umuntu rwarakabije abantu ntabwo twese turamusobanukirwa ngo tumenye wenda abenshi ni n'abana nkanjye wenda hari amakuru mba nabashije kubona ariko nayo ntabwo ari amakuru nahita mpagararaho 100% ngo mvuge ngo aya ngaya nakabaye nyahagarana imbere y'umuntu kuko ni byinshi tubazwa hano ku mbuga cyane cyane wa mugani ko ubazwa n'umuntu udafite icyo ahomba ukubaza uko yishakiye akakubaza ibyo ashaka n'igihe ashakiye so ku ruhare rwanyu nk'umuyobozi cyangwa se nk'umuntu wagiye ureberera uko RPF yagiye mu mihindagurikire mu myubakire mu gutera imbere byose hajemo n'izo integration z'abavuye muri FAR ariko bakaza no gusavinga igihugu ku ngoma cyangwa se kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda so ese haba harabayemo sinzi na nabyita ihanagura busembwa cyangwa nabyita ihanagura cyaha cyangwa se hararebwe neza bikamenyekana ko rwarakabije nta cyaha na kimwe afite bityo akabasha gusavinga tutaramubonye nk'uko tubona abandi bagiye bijandika cyangwa se bagiye bivanga muri jenoside cyangwa se bagiye bashyigikira leta ya Habyarimana
ese haba harabayeho urukiko rubyemeza ko koko nta cyaha afite? Icyo ni ikibazo cyanjye cya mbere. Icya kabiri ni ugushimira cyangwa se pe ku ruhare rwawe nk'umuyobozi. Dukeneye video, wahoze uvuga ngo wari uzi ko hano hantu haza utuntu dukeya. Nibyo, hano hajyaho utuntu dukeya kugira ngo ubone abagukurikira benshi, bisaba ko utanga message ariko mu gihe gitoya. So njyewe nshobora kuba mfite make, ariko mbaye ndi kumwe nawe cyangwa se nkubona hano cyangwa se mbona ibiganiro byawe byinshi, nakabaye mfite utuntu twinshi byibuze nkazaduteranya tukazavamo nk'isaha yose, ariko posting iminota 2 duhura tuganira. Niba no kugusura byemewe, wenda nk'abanyamakuru nibo bahagere cyane, ariko twe nk'urubyiruko turagukeneye cyane kwicarana nawe isaha ku yindi, haba ari ukugusura mu rugo, haba ari kuba baduteganyiriza ahantu muri rusange twahurira. Turagukeneye cyane cyane kuri uru rubuga. Buriya YouTube n'izindi mbuga hari ukuntu zidatorera cyangwa ushobora kujyaho nta kintu bigutwaye muri rusange, ariko hano ho especially ku muntu wahageze ku bwa Nahimana azi ukuntu byari bigoye. Nahimana yirirwa dutuka n'abandi baje nyuma nabo bamukanyi kubava ku zindi mbuga baraza badusanga hano. Icya mbere nagira ngo icyo ni icya mbere nshaka kubaza Honorable Tito. Icya kabiri ni ukugira ngo ni ukubaza Scovia imikoreshereze urubyiruko izi mbuga nkoranyambaga. Twese tuzizaho, nta watanze 7 ibyo ushobora kuzaho uri umushumba wari uvuye kuragira, ushobora kuza, ariko iyo bigeze ku mateka nkeka ko ubundi ntago mu gihe cyo kwibuka cyangwa se amateka y'ibyaranze u Rwanda na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ntabwo hakabaye hariho debate. Hari debate zakabaye zitakyemewe uyu munsi, kuba umuntu yaza hano agashyiraho topic ngo ese ngo ibi ni ibyanyabyo cyangwa se ibyanyabyo. Nkeka ko izo debate ntabwo zakabaye zigikenewe mu rubyiruko uyu munsi. Nta muntu wakabaye kibarishwa, nta muntu wakabaye kibaza ngo ese ngo koko ngo nibyo ngo Habyarimana yarapfuye ngo abantu ntabwo bibaho. Ntabwo wambwira ukuntu indege yaguye umuntu w'ibyumba agahita apfa muri iryo joro indege ikigwa, cyangwa se amasaha make